Ibihe byiza mwese mukomeje gukurikirana ndizino turu n'urubuga rubanyurizaho amasomo y'umuziki, inama ndetse n'ibindi byose byerekeranye n'umuziki. Turanga kugira ngo twigishanye, ndanga kugira ngo mbafashe, ndanga kugira ngo mbahugure ku byerekeranye byose no kuririmba, gucuranga ndetse n'ibindi, ariko twibanda cyane cyane kubifuza kumenya kuririmba bakabikura ku rwego rumwe bakabijyana ku rundi rwego. No kuvuga ngo ukuntu tubigenza, iyo twandikiye mbere na mbere turabanza tugasuzuma ijwi ryawe tukaryumva, tukumva amakosa arimo, tukumva uburyo rimeze, noneho rikagushyira mu cyiciro, iyo test ikagushyira mu cyiciro ugomba kuba ubarizwamo, niba ari icyiciro cya mbere cy'abatangizi, niba ari abari hagati na hagati, niba ari abari hejuru, biterwa n'uburyo ijwi ryawe rimeze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amakosa 5 abantu bakora mu bintu bigendanye no kuririmba. Yes, ahangaha ikintu ngiye kubafasha ni ukwibonamo ayo makosa ku buryo niba wari usanzwe unayakora kugira ngo uyahagarike, kuko ntago ari meza. Ikintu cya mbere, kuririmbira hejuru cyane bikaba like a shouting, cyangwa se bikabamo urusaku. Harya abantu bavuga ngo ndashaka kuririmba cyane, nkaririmbira hejuru cyane, ariko kuririmbira hejuru cyane ntago ari ngombwa gusakuza, kuko iyo uririmbiye hejuru cyane nanone bishobora kwangiza iyo vocal cords yawe, cyangwa se ukaba wasakuza n'ubundi bikaba urusaku. Yes, ikindi kintu bakora ni ukudafungura umuntu. Ugasanga umuntu wenda ari kuririmba sinzi kubigenza, sinzi nukubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse reka sinzi ukubigenza, sinzi nukubikora, ku buryo umuntu yumva yuko you have a confidence kandi openinze akanwa kawe karafunguye kabisa. Ikindi kintu, guhumeka nabi. Mu buryo bwo kuririmba ari ukuntu abantu bahumeka nabi, ugasanga breathing ye ni ikibazo, arimo arahumeka akoresheje mu gatuza ariko kandi agahumeka akoresheje diaphragm cyangwa se hasi ariho mu nda. Ikintu cya 4 ugomba gukosora ukora nk'ikosa utabizi, kuririmba nta confidence, kuririmba utifitiye icyizere. Niyo waba uririmba nabi ariko ukigirira confidence, umuntu arakureba akabona ko ufite iyo confidence, umuntu akakureba akavuga ati uyu muntu ni umuririmbyi, uyu muntu arashoboye, nubwo hari ibintu ari kwica ariko afite iyo confidence. Iyo confidence rero niyo igufasha, niyo ituma uva kuri level imwe ukajya ku yindi mu bintu bijyanye no kuririmba. Confidence yishakemo, niba utanayifite yishakemo. Irindi kosa abantu bakora, gushaka kuba nka runaka. Ari umunyeshuri nigeze kugira, araza arambwira nge ndashaka kwiga kuririmba, ndambwira ati sawa nzagufasha. Ariko ngewe ndashaka kuririmba nka Bruce Melody, ndashaka kuririmba uburyo Bruce Melody aririmba. Si byiza rwose kwigana umuhanzi, si byiza kugenda ngo umwigane ngo umurye copy paste, hoya, ahubwo ushobora kumwigiraho, ukagira ibyo umwigiraho, uburyo bidatwara ijwi n'iki, ariko wimwigana kubera ko vocal cords yawe niye ntago bihura. Ni kuvuga ama vocal cords ni imitsi cyangwa se aha mu muhogo hakorerwa amajwi, ntago bihura rwose. Iyo bidahura kandi n'uburyo musohora amajwi biba bitandukanye. Uniqueness yawe ni yawe, ugomba kuyikora ku buryo ijwi ryawe riba ritandukanye n'iry'abandi. Yes, ni ukuvuga ngo rero hari uburyo amakosa akorwamo, sibyo? Hari uburyo amakosa akorwamo, nkuko nari nabivuze. You have to don't shouting with your voice or with your mouth or with what. Ni ukuvuga ngo ugomba kudasakuza cyangwa se kwirinda kukuba wasakuza. Kwirinda kuba wasakuza rero wabikora gute? Ni ukuvuga ngo niba ncakuza sinzi ukubigenza, urumva nkoresheje mahanga, nakwe wenda kuza sinzi ukubigenza, urumva ngo ndarisohoye, mbaye nk'uryoroshya nkarishyira urumva ni ibintu bigize bite bibiri bitandukanye. You have to collect that kugira ngo igende neza. Kudafungura umunwa nabivuze. Niba nje nkavuga ni n'ubundi sinzi uko bigenza, reka bari yo nkoresha. Niba nje nkavuga ni sinzi uko bigenza, yes,
undi akaza sinzi uko ubigenza. Urumva ni amajwi abiri agize ate atandukanye. Ugomba kopeninga long not wide. Wide ntabwo bikora neza. Icya gatatu, guhumeka nabi, kwa kundi ukoresha hano sinzi uko ubigenza, sinzi nuko ubikora, icyo nzi nuko wagafatiye hasi, sinzi uko ubigenza. Urumva ko aho ngaho ifite imbaraga, kandi imbaraga nyinshi ziturutse hehe? Kuko bakoresheje cya gice cyo hasi. Kuririmba nta confidence, cyangwa se kuririmba nta cyizere. Hari ukuntu umuntu aririmba sinzi uko ubigenza, sinzi nuko ubikora, ubu ndabikozera cyangwa ndabyishe. Akaririmba ari gutekereza mu mutwe ati ndabikoze cyangwa ndabyice. Jya imbere y'abantu tuvuga uti sinzi uko ubigenza, sinzi nuko ubikora. Nyine ube free to speak, icyo bita free to speak. Urambura ibiganza ugire gute, ube free to speak kabisa, ku buryo nta kintu kigutangira. Yes, ikintu cyo kwigana abandi. Urugero, hari ukuntu wenda umuhanzi ashobora kuririmba oya, ajya kumwigana niba ari ku buryo wenda amanota uri buyakore neza, ariko ntushaka kuvuga ngo urayigana neza wenda mu ijwi rye wenda uburyo yabikoze byose. Hoya, wowe igana wumva uburyo amanota yayatwaye, nawe yatwaremo, kuko wenda niko originalite y'indirimbo igenda, ariko wigenda ngo uhita uvuga ngo niyo mpamvu bamwe bigana, hanyuma noneho warangiza wowe wabireba ukabona birasekeje, noneho kuba wabaseka. Yes, ibyo bintu rero ugomba kubikemura nonaha. Yes, umuntu rero agomba kumenya ikintu agomba gukosora n'uburyo agomba kugikosoramo. Niba wifuza kuba waba umwe mu banyeshuri ba Dizzy Note, ushobora kunyandikira kuri nomero uri kubona muri description. Aba nagufasha mukomeze kugira ibihe byiza.